Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Starike Muganga. Uyu munsi none nongeye kubaganiriza ku bijyanye n'impinduka zibaho ku gitsina cy'umudamu nyuma yo kubyara. Ndatekereza ko ibyinshi mu byo ndi buvuge wenda ari ibintu abantu bamwe batekereza yuko byakabaye bitavugwa mu ruhame, ariko nanone abo bireba bishobora kubagirira akamaro. Ibyo ngiye kuvuga ni ibihamya bishingiye ku bushakashatsi byanafasha umudamu kumenya ngo nyuma yo kubyara igikorwa cy'imibonano kizongera gutangira ryari, kuki se umuntu ashobora kubabara nyuma yo kubyara, se igitsina cyongera gusubira uko cyahoze cyangwa hari igihinduka. Ibyo rero nibyo ngiye kuvugaho nona. Mu gihe cyo kubyara umwana asohoka muri nyababyeyi akanyura mu nkondo y'umura, akanyura mu gitsina, kandi igitsina cy'umudamu kiba cyakwedutse cyane ku buryo umutwe w'umwana ubasha kuhanyura. Ubusanzwe umutwe w'umwana diametre yawo cyangwa se umurambararo wawo uba ari santimetero hafi 10. Bisobanura ngo rero kugira ngo umwana ahace birumvikana ko igitsina kiba kigomba kwaguka kikageza byibura kuri santimetero 10 z'umurambararo. Urumva ni ahantu hanini cyane. Kugira ngo bishoboke mbere gato yo kubyara umubiri urekura imisemburo mu maraso, imisemburo igenda igatuma imikaya yo mu matako y'umudamu yoroha, ikoroha ku buryo bukabije, ku buryo ishobora gukweduka mu buryo budasanzwe. Donc amamiskle yo muri pelvis agira elasticité yagutse ku buryo umwana ashobora kuhanyura. Impinduka rero zibaho ku gitsina cy'umudamu nyuma yo kubyara akenshi ziterwa n'iyi misemburo nyine iba yarekuwe mu maraso kugira ngo amamiskle yorohe. Akenshi nanone ziterwa n'uko gukweduka no kwaguka, zigaterwa n'utuntu tw'udusebe dushobora gucika kubera uko kwaguka mu buryo budasanzwe, ndetse rimwe na rimwe hari n'igihe umuntu kugira ngo umwana abashe kuhanyura bamukorera icyo bita episiotomy. Episiotomy ni ukuvuga ngo barakata kugira ngo umwana aze kubona aho anyura yisanzuye. Hari n'igihe bashobora kudahakata ariko umwana ubwe akagiraho tiyaringa aho hagacika igisebe kugira ngo umwana abone aho anyura. Ibyo byose hari ingaruka bigira nyuma yo kubyara. Impinduka rero zishobora kubaho ku gitsina cyawe nyuma yo kubyara, ngiye kukubwira impinduka zigera kuri 7. Impinduka ya mbere hari uburyaryate, kubyimbirwa n'ububabare. Iyo umuntu akimara kubyara ni ibintu bisanzwe ko ashobora kumva uburyaryate mu gitsina ndetse no kubabara. Hari n'igihe umuntu ananirwa kugenda. Urabona ko iyo umuntu amaze kubyara kugenda biba bitameze neza ko ububabara, ndetse rimwe na rimwe hari n'abananirwa kwicara, ukabona aricara ari yihengetse ukuntu kubera bwa bubabare. Ibi rero ni ibintu bisanzwe bibaho bitewe n'uko kwagukweduka kw'igitsina n'udusebe duto tuba twahabaye. Bishobora kumara amasaha makeya, bishobora kumara umunsi umwe 2, ariko ntabwo bikunze kumara igihe kinini. Kugira ngo bikemuke rero dutanga imiti y'ububabare. Umumama ashobora gukoresha ka diclofenac, ashobora gukoresha ka ibuprofene niba utarwara igifu, ndetse bakunda no gutanga antibiotique nka amoxicilline kugira ngo twadusebe dukire vuba, noneho umumama azasubire mu buzima busanzwe mu buryo bwa vuba. Kwicara mu mazi y'akazuyazi arimo umunyu, no kuvuga ngo amazi watetse akabira warangiza ukayareka gahora, ugashyiramo umunyu mukeya, ukicaramo iminota mikeya buri munsi, bituma imyanda ibasha guklininga na bya bisebe bikaba bishobora gukira vuba. Impinduka ya kabiri nibyo bita ibisanza. Ibisanza mu cyongereza babyita lochia, mu gifaransa bakabyita lochi. Ibisanza ni iki? Ibisanza ni ibintu bimeze nk'imihango cyangwa se nk'amaraso bikomeza kuza iyo umuntu akimara kubyara. Ibisanza yaba wabyaye bakubaze, waba wabyaye umwana anyuze hasi, ibisanza biraza. Ibisanza aba ari nk'amaraso, bitangira ari amaraso atukura, bikaje aza nyine yivanze n'ibindi bintu, bikagenda bihindura ibara, bigenda bigera igihe cyo hanyuma y'icyumweru kimwe cyangwa 2 biba byatangiye kugira ibara rya pink, bitakira amaraso nyamaraso. hanyuma bikazagera igihe nka nyuma y'ibyumweru 3 cyangwa 4 bigatangira guhinduka ikigina,
hanyuma bikazatangira guhinduka nk'umweru ugenda kuba nk'amazi ahagana nka nyuma y'ukwezi. Ubusanzwe ibisanza bimara hafi ibyumweru 6 bikarangira. Umuntu ukimara kubyara yaba yabazwe cyangwa atabazwe azamara ibyumweru byibura 6 hari ibintu bisohoka mu gitsina. Ibisanza rero ni ibintu bisanzwe, biba bifite n'impumuro itari nziza yego, ariko nanone idakabije kuba impumuro mbi. Twabonye ko rero bigenda bigabanuka bihindura couleur, ariko biramutse byiyongereye ku bwinshi cyangwa se bigatangira kuba umutuku kurushaho, mbese ukabona uri kuva amaraso arushijeho kuba menshi, icyo gihe biba ari ikibazo. Ushobora kujya kwa muganga kugira ngo urebe niba nta kintu cyasigayemo. Donc uko wavaga uyu munsi ntabwo ari kugomba kuva ejo. Nta nubwo ibisanzwe ubundi biba ari byinshi, nta nubwo biba bihumura nabi. Iyo bihumura nabi cyane ukumva biranuka, uba wagize ama infection, uba ukeneye kujya kwa muganga bakaguha imiti. Impinduka ya gatatu ishobora kubaho nyuma yo kubyara ni ukubura ububobere cyangwa se kuma mu gitsina. Nyuma yo kubyara, yaba wabyaye neza cyangwa se wabazwe, abadamu benshi bavuga yuko babura ububobere, bakuma mu gitsina mu gihe runaka. Ibyo biterwa n'iki? Biterwa nuko imisemburo yo mu bwoko bwa estrogene ni imisemburo umudamu agira mu gihe cyo gutwita, ikaba inatuma ubushake bwiyongera muri rusange, ariko nyuma yo kubyara ya misemburo iragabanuka mu buryo budasanzwe, cyane cyane binatewe nuko uba utangiye konsa, ariko nanone umwana amaze kuva mu nda, iyi misemburo rero iragabanuka bidasanzwe, bigatuma umuntu atakaza ububobere mu gihe runaka. Ibi ni ibintu bisanzwe bibaho. Ubundi iyo umuntu atangiye kugabanya konsa, donc cyagiye umwana batangiye kubona imfashabere, ni ukuvuga ngo ku mezi nk'6 nibwo bwa bubobere bwa bushake byongera gusa n'ibigarutse. Ariko abamama benshi bavuga yuko iyo akimara kubyara rwose, babizi ko gutangira gukora imibonano nyuma yo kubyara uba ugomba kuyitangira bya bisanza bimaze gushira, ni ukuvuga nyuma y'ukwezi n'igice. Abenshi batangira gukora imibonano nyuma y'ukwezi n'igice babyaye. Iyo utangiye gukora imibonano icyo gihe hari igihe usanga byarahindutse, nubwo igitsina kiba gisa n'icyagutse, ariko ububobere bwaragabanutse, hasa naho wumagaye, bityo abenshi bakanababara cyangwa se ntibibaryohere cyangwa ntibanabyishimire. Icyo rero wakora icyo gihe, hari umuti umeze nk'amavuta ariko ukozwe mu mazi, donc ni water based gel, bawita kiwayi gel, mu mafarumasi urahaba. Uwo muti, ayo mavuta, donc iyo gel ushobora kuyikoresha mu gitsina, kubera ko haba humagaye nta bubobere ufite. Wowe mbere yo gukora imibonano ugura iyo gel, kiwayi gel, ugasiga mu gitsina ho gakeya kugira ngo umugabo kwinjira agiye kumugora abone ububobere, noneho imibonano ye kukubihira ndetse no kubabara bigabanuka. Impinduka ya kane rero ni kumva igitsina cyawe cyarabaye kinini. Umudamu yamaze kubyara aba yumva hepfo hameze nk'aharangaye, kumva igitsina cyawe gisa naho cyabaye kinini. Ibyo ni ibintu bisanzwe kuko twabibonye ahantu haciye umutwe w'umwana haba haragutse mu buryo budasanzwe. Iyo umaze kubyara, kubera ko igitsina kiri elastique nyine, uko gikweduka ni nako gishobora gusubira mu mwanya wacyo. Ariko ikibazo ni iki? Ese gishobora gusubira neza nk'uko byari bimeze mbere yo kubyara? Ntabwo byashoboka kameme, ntabwo byashoboka, ntabwo gisubira 100% nk'uko byari bimeze mbere yo kubyara. Ariko nubwo kidasubira 100% nk'uko cyari kimeze mbere yo kubyara, ariko difference iba ari ntoya, ku buryo mu gihe cy'imibonano ubundi umugabo ntabwo yakabaye yumva yuko hari itandukaniro hagati y'imibonano mbere yo kubyara cyangwa se imibonano nyuma yo kubyara. Itandukaniro yakumva gusa nuko muri cya gihe ukimara kubyara ububobere buba bwaragabanutse nk'uko twabibonye. Ikindi ushobora kuba urimo kubabara, donc utakiri flexible nka mbere. Ibyo ngibyo ni ibintu bishira mu gihe gitoya. Ahubwo noneho abantu bakavuga yuko abashakanye benshi bakavuga yuko iyo
hashize amezi runaka, iyo hashize amezi runaka cyagiye umudamu amaze noneho gusubirana neza, amaze gusubira muri mudu, imibonano ishobora kuba ahubwo iryoshye kurusha uko byari bimeze mbere yo kubyara. Kubera iki? Igitsina kiba noneho kimaze kuba flexible kandi imisemburo yarasubiye kuri gahunda. Ibi rero biba bishobora kumara byibura amezi 4. Nyuma y'amezi 4 igitsina cyakabaye cyaramaze gusubira neza hafi y'uko cyari kimeze mbere yo kubyara. Donc mu byumweru bya mbere umuntu agitangira imibonano aba yumva hameze nk'aharangaye, ariko hagenda hegerana kugeza byibura ku mezi 4. Nyuma y'amezi 4-5 igitsina cyaba cyarasubiye nk'uko cyari kimeze, nubwo kidasubira neza 100% nk'uko byari bimeze mbere, ariko byibura haba haregeranye bihagije. Impinduka ya 5 rero ni kubabara mu gihe cy'imibonano. Kubabara mu gihe cy'imibonano bishobora guterwa na twa dusebe tuba twabayeho mu gihe cy'imibonano, bishobora guterwa nuko bakongereye cyangwa bakudoze, bityo akaba ariyo mpamvu umuntu ukoze imibonano hatarashira ukwezi n'igice abyaye, uwo ngo ashobora kubabara cyane kurushaho. Ariko na wa wundi ukoze imibonano nyuma y'ukwezi n'igice, inkovu iba yarakize kuri episiotomy hamwe bakongereye, no twa dusebe tundi tuba twaramaze gukira, ariko nanone utwo dukovu duhari dutuma igitsina kiba kitaramenyera. Nanone kubera imisemburo yo mu mubiri twabonye iba yaragabanutse, na kwa kugabanuka k'ububobere bishobora gutuma ubabara. Ibi rero nabyo ntabwo bikunze kumara igihe kinini. Iyo ugitangira imibonano byanze bikunze hari ukuntu ushobora kumva utameze neza cyangwa se ukababara, ariko uko ugenda wongera kumenyera, nyuma y'amezi makeya ibintu biba byamaze gusubira uko byari bimeze mbere. Impinduka ya 5 ni uko hari abadamu bashobora gucikwa n'inkari mu gihe nyuma yo kubyara. Donc ukumva utagifite controle nk'iyo wari ufite mbere ku ruhago rwawe. Kwa kundi washakaga kwihagarika ukaba ushobora kubimarana nk'isaha cyangwa 2 utarajyayo. Abenshi bavuga yuko nyuma yo kubyara ushobora kubura rutangira, noneho gishatse kwihagarika bigahita biza nta controle nyinshi ubifiteho, ndetse no kwituma ye. Ibyo biterwa n'iki? Biterwa nuko amamiskre yo muri pelvis yo mu matako aba yarakwedutse, donc aba yaragize elasticité mu gihe umwana yahanyuraga, noneho akanangirikaho ku buryo kongera kugeninga controle bigorana. Ibyo rero bishobora no kubaho ku muntu wabazwe. Kubera iki nanone? Kubera ko nubwo umwana aba ataraciye hariya mu matako yiwe, ariko imisemburo umubiri uba warohereje mu maraso iba yaratumye n'ubundi yamikaya yo munsi yoroha, kuko mbere y'uko umwana avuka umubiri ubanza kumera nk'uteguye muri kiriya gice kugira ngo horohe, noneho umwana abashe guhanyura. So ubwo rero waba warabyaye umwana anyuze mu gitsina cyangwa se warabazwe, icyo gihe n'ubundi biriya bibazo byo gucikwa n'inkari bishobora kubaho. Ibi rero bivurwa n'iki? Ubundi nyuma y'amezi 3 umaze kubyara wakabaye warasubiranye controle yawe nk'iyo wari ufite mbere. Iyo utarasubirana controle nyuma y'amezi 3, ubwo no kuvuga ngo haba harimo ikibazo. Hari imyitozo iyo bita pelvic floor exercises, iyi nayo nzayikorera ikiganiro cyayo. Imyitozo imeze nk'imyitozo yo kwimunyamunya, aho utoza zino miskle zo muri pelvis kugira ngo zibashe kongera kumenya gucontracting. Bisaba rero physiotherapy cyangwa se kine yihariye. Bisaba nanone iyo myitozo kuyikora regularly kugira ngo za miskle zongere zigire imbaraga, ubashe guholdinga inkari, ubashe guholdinga igihe ugiye kwituma. Indi mpinduka rero ya nyuma ngiye kubabwira ni ibijyanye n'amavangingo. Nkuko twabibonye, iyo umuntu akimara kubyara, imibonano ishobora gutangira imubabaza, kandi rimwe na rimwe akabanza gutakaza ububobere mu mezi ya mbere. Ibyo rwose ni ibintu bisanzwe kubera ihinduka ry'imisemburo riba ryabaye mu mubiri wawe. Ariko nkuko twabibonye mu bindi biganiro byabanje, twabonye ko amavangingo y'umuntu cyangwa se kunyara bigenda birushaho kuza iyo miskle zawe zo mu matako zoroshye. Kandi twabonye ko iyo umwana amaze kuhaca habaho hasa nahoroshye kurushaho.
niyo mpamvu rero ubushakashatsi bugaragaza yuko abamama babyaye bashobora kunyazwa kurusha abatarabyaye. Kubera iki? Kuko nyuma yo kubyara imiskire zawe ziba zoroshye, donc kuba kurekura ayo mavangingo biba byoroshye kurusha ku muntu utarabyara. Bitandukanye na byandi bavuga ngo umuntu utarabyara ngo ntabwo ngo bishobora kuza, oya, biratandukanye. Ahubwo ikigaragara nuko niba warabikoraga mbere yuko ubyara, numara kubyara biziyongera. Niba ntabyo wagiraga mbere yo kubyara, birashoboka ko bishobora kuza ari uko umaze kubyara. Kubera iki? Ya misemburo ituma mu matako horoha, kuba umwana yarahaciye no kuba ya kontrole yawe yaragabanutse, bituma mu gihe mu gihe cya orgasme, mu gihe cy'imibonano, igihe umudamu arangije ashobora kunanirwa gukontorora imikaya ye yo muri pelvis, noneho akarekura amavangingo. Abenshi rero bavuga yuko nyuma yo kubyara, ubwo ni mu gihe cy'amezi, nka nyuma y'amezi 6 nyuma yo kubyara nibwo byongera kugaruka, ariko byanagaruka noneho bikaba byaba byinshi kurusha uko byari bimeze mbere. Nizo rero mpinduka zigaragara igihe umuntu amaze kubyara. Nizere ko hari byinshi nabivuzeho. Niba hari icyo ntavuzeho, ushobora kumbaza ibibazo hano hasi muri comment, kandi nanone wibuke gukanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro nzagutegura nabyo uzajye ubona uko bisohotse. Yari Dr. Starke Muganga, naho utaha.